munyemerere tubane muri iyi video igiye kuvuga ku mateka ya Karasira biri kuvuga ko yapfiriye mu igororero aho yanyweye imiti myinshi cyane akarenza doze bikarangira abuze ubuzima. Nkuko umaze kubibona kuri iyi video, yitwa Mbere Karasira ndetse yabayeho umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda aho yigishaga ibijyanye n'ikoranabuhanga IT. Akaba yaramenyekanye cyane kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga aho yatangaga ibiganiro ku bijyanye na politike y'u Rwanda ndetse n'imibereho y'Abanyarwanda. Si ibyo gusa yakoze, ndetse yabayeho n'umuhanzi aho yanaririmbye hip hop akiyita Professeur Niga. Kubw'ibyo yakoze byatumye hip hop y'u Rwanda ikundwa cyane, kuko mbere yaho yari injyana mu Rwanda yafatwaga nk'injyana y'abantu batize cyangwa se badafite mu mutwe hagutse cyane, ariko yaje gukundwa nyuma yaho bitewe n'uko hari hinjiyemo umuprofessionnel cyangwa se umuntu wize cyane akaba anigisha muri kaminuza y'u Rwanda, niwe bitaga Mbere Karasira. Uyu Mbere Karasira kandi yakomeje kumvikana kuri social media cyane avuga ko jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 yakorewe abatutsi, yasize ababyeyi be cyangwa se umuryango we wishwe, ndetse nawe bikamugeraho ingaruka nyinshi cyane aho ngo yaje kurwara depression n'ubundi burwayi butandukanye bwo mu mutwe. Ariko nanone tutubona ari gukora njye sinuzi mutumbaza. Gusa ibigwi bye ntibyaje gutinda muri kaminuza y'u Rwanda, kuko muri 2020 yaje kwirukanwa, bamwirukaniye imyitwarire itari myiza nk'umurezi yagaragazaga. Mu magambo make yitwaraga binyuranye n'uko abarezi bakagombye kuba bitwara. Bidatinze nyuma y'umwaka umwe yahise atabwa muri yombi bitewe n'iyo mico mibi yakomezaga kugaragaza. Turaje turebe ibyaha bitandukanye yaregwaga. Ibyaha bitandukanye uyu Karasira Mbere yaregwaga harimo icyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, harimo gukurura amacakubiri, harimo no guteza imvururu, ndetse no kudasobanura umutungo mwinshi yari afite inkomoko zaho. Nk'uko turi kubivuga ni mu gihe cy'iburana ibi byose byagaragajwe. Uyu Karasira Mbere rero yasubije avuga ko umutungo inkomoko zawo kaminuza ubwo yamwirukanaga yamuhaye amafaranga menshi, nyine umutungo mwinshi, kuko iyo umuntu yirukanwe murabizi hari amafaranga ahabwa, ndetse n'inshuti ziwe yari afite nyinshi kandi zitandukanye ku ruhande zagiye zimuha amafaranga, bituma rero aba umugwizatunga. Ikindi yongeraho yari akiri ingaragu, ntiyari arashaka umudamu cyangwa se umugore, kuko nyine niko yahisemo. Ubuzima bwawe wigeze usambana? Oya, icyo ngibyo sabe nkubwiza rero ukuri. Hano turafashwa gusobanukirwa neza iby'iyi video. Hano yarabajijwe ati yarasambanye, arasubiza ati iki gisubizo sinakikubwira, nibyo byakurikiyeho, ariko mu magambo makeya nuko nyine nta mugore yigeze, apfuye akiri umusore. Reka noneho tugerageze kuvugaho ku buzima yagiye avugaho igihe yari ari mu igororero, uko yafunzwe we. Reka tubigaragaze muri video igiye gukurikira. Ufunzwe mu buryo buteye agahinda, aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe ukubitwa. Munyihanganire gato mbanze mvuge ku cyaha ubundi Karasira yahamijwe ndetse cyatumye afungwa n'igihe yari afunzwe. Ubundi uyu Karasira yahamijwe icyaha cy'amacakubiri. Iki cyaha kikaba cyaratumye akatirwa imyaka 5. Iyo myaka 5 ikaba ariyo yari irangiye kuri uyu munsi. Uyu Karasira Mbere wapfuye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2026, akaba ari wo munsi yateganyirwaga gufungurirwaho, ubwo ni ukuva mu igororero
Mu gihe yaburanaga yavugaga ko yari afunzwe mu buryo bubi bukabije ndetse buteye agahinda, aho avuga ko yabaga afunzwe mu nzu ari wenyine ndetse yari afunzwe ngo arwaye diyabete, arwaye mu mutwe n'ubundi burwayi bwinshi butandukanye. Akomeza avuga ko atitaweho neza kuko muri ubwo burwayi ngo yari arwaye haje kuzamo n'umugongo bitewe n'uko nyine uburyo yari afunzwe ni uburyo butandukanye na buriya buryo bundi bw'abandi bagororwa, yabaga afunzwe nyine ku gikomando. Akomeza avuga ko uburyo yari afunzwe ari nka buriya buryo bwo muri filime ngo bw'umwanzi ngo w'igihugu, kwa kundi iyo bamufataga bamukanyagaga. Reka twongere tubereke akandi gace gatoya arimo abyivugira. Ko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikora abanyapalestina nibyo bari kudukorera. Havesi ni Karasira Aimable ubivuze, wapfuye yiyahuye anyweye imiti myinshi akarenza doze bikarangira apfuye. Ndetse uyu Karasira Aimable akomeza avuga ko mu gihe yari afunzwe batamuhaga imiti y'uburwayi yari arwaye nka diyabete ndetse n'irindi nyicarubozo yakorerwaga ritandukanye, ngo baba bazanaga ngo ibiradiyo, ngo amatara, ngo nyine kwa kundi umuntu muri filime ngo hari itotezwa ngo rikorerwa umuntu w'umwanzi w'igihugu. Hari n'umudamu wamuhaga imiti wari umugenerale, ngo aho yasabaga ngo abamugororaga abakozi ba RSS ba RCSS, abakozi ba RCS, aho yababwiraga ngo bagende bamumusigire kuko nyine ngo niwe ugiye kumwitaho. Ubwo yari umuvuzi wamuvuraga. Hari n'ibindi byinshi uyu Karasira Aimable akomeza avuga by'uburyo yafunzwe nabi. Ningira icyomba ni nko kuraga, ariko ntabwo niteguye kubura. Ntabwo umuntu ufite diyabete utabona imiti na rimwe koko. Yarabise ko azapfa, akaba ariyo mpamvu yawe yanyweye imiti myinshi. Njye nitwa Jolivendi gutari inkuru sindi Aimable Karasira uri kuvuga ibi. Akomeza avuga ibindi byinshi bitandukanye bishobora kuba byaratumye nyine uburwayi bwo mu mutwe bwiyongera bukarenga urugero kubera kutitabwaho neza bikarangira yiyahuye. Mbibutsa iyi nkuru yavugaga kuri Karasira Aimable wapfuye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2026, umunsi yari gufungurirwaho nyuma y'igihano cy'imyaka 5 yari amaze mu igororero agororwa ibyaha bitandukanye cyangwa se agororwa imico mibi itandukanye. Yanatumwe yirukanwa muri kaminuza y'u Rwanda. Nge nitwa Juro Olivier, Imana ibarinde.